muraho neza nshuti bataramye, muraho neza mfurazi wacu. Ndi Eugene mwene Siraki nkabigika k'igikwigika n'ikimfizi nsaza cya rohogo ruhogoza wambaye ingoma rugaragara henda zikotana rwa mucura mu bisesera kujumwe rusanga mirambana cyatangira bakanikuza. Ahandi rero ni Kicukiro aho ndangije dote y'umuvandimwe Valentina ndetse na Bizimana. Ndagira ngo umuhundire rero abe barambwiye ngo bashaka mbasangiza uko dote ikorwa. Iyo twimusinga twawumusangiza w'ijambo, dore ko nta musangiza w'amagambo ubaho, abakunda kubyitiranya. Nta musangiza w'amagambo ubaho, ni umusangiza w'ijambo. Amagambo ntabwo byabaye ibindi. Ndagira ngo rero mbakurikiranyirize uko ibice bya dote cyangwa se gusaba no gukwa uko bikurikirana. Aba ari igitaramo cy'umuryango, umuryango ku ruhande rw'umukobwa watumiyemo umuryango wo ku ruhande rw'umuhungu. Mu gitaramo gisanzwe cy'umuryango dushobora kuba ari igitaramo cyitiriwe wenda se igihe cy'ihinga runaka, igitaramo cyo kuzamura abana mu ntera, igitaramo cy'isabukuru runaka, hanyuma bagatumiramo undi muryango. Nuko haba hari umuco hateguye kinyarwanda, hadekoye neza, hameze neza, hari ibicurangisho bya kinyarwanda, hari ingoma, hari imirishyo, hari ibikoresho bishoboka. Hashobora kuba hari inanga ya kinyarwanda, hashobora kuba hari gitari, hashobora kuba hari ibikoresho by'umuziki bitandukanye. Hanyuma hari indirimbo nziza zateguwe ziri buze gukoreshwa muri iki gitaramo. Hanyuma rero hakaba hari umusi mwiza wateguwe, hakaba hari umusangwa mukuru, hakaba n'umukwe mukuru mu bashyitsi uri buze kuba hagarariye umuryango. Igitaramo rero MC cyangwa se umusangiza w'ijambo atangira ashishikariza abantu kwinjira mu gitaramo neza, ababwira ko ari igitaramo cy'umuryango, data ari we yagiriye icyizere kugira ngo ari we uhagararire ibyo birori. Hanyuma akanzika n'igitaramo, akavunyishiriza abashyitsi bagatambuka bakinjira mu mbyino z'ikinyarwanda z'umuco. Ashobora kwinjirira muri abashyitsi bahiriwe, yemwe nimuze muri sangaye, ye turabaramutsa cyane. Uburyo ni uburyo bumwe, hari n'uburyo bwinshi ushobora kubinjiza mu ndirimbo nyinshi mushaka, bakagera bakinjira, MC abaha ikaze mu buryo bwe. Hanyuma bakimara kwicara baguwe neza, akenshi dutangiza n'isengesho. Tuzi ko umuryango nyarwanda benshi ni abakristu, ni abantu babanza Imana, kuko n'ubundi Imana niyo ya mbere, niyo nyambere, niyo rugaba, niyo rugira, niyo rurema bintu, niyo mwamuganje, niyo mwami wa bose. Hanyuma ibyo bikavaho, bamara gusenga Imana bakicara, MC akavunyishiriza umubyeyi we, ise umubyara, ubwo ni umusangwa mukuru, akakira umusaza mugenzi we, akakira umukwe mukuru, akamwakiriza amarwa, akamwakiriza intango, akamwakiriza ikibindi cyiza, nuko bagashyiramo imiheha bakaganira, akamwakira. Bamaze kuganira birumvikana, iyo umusaza yakira umusaza mukuru aba yakiriye n'abo bazanye. MC ahamagara abashinzwe serivisi kugira ngo bakire abashyitsi n'abasangwa, buri wese bamwakiriza icyo abasha. Ushaka ubuki tuba twarageze zikagerema tugahakura, ushaka imitobe itaratobwe n'abana tuba dufite, ushaka amazi bamurinda amaziba bakamuha amazima, ubundi bakakira abashyitsi n'abasangwa bakatunywera, kuko tuba dufite iminywere iwacu mu umuryango w'abanyarwanda ntiziteka. Tuba dufite urutoki rw'ingaga, dufite amarwa, dufite ibitandukanye. Ubundi umusaza akavunyisha akavuga ko ashaka gutarama mu gitaramo, umukwe mukuru niwe mvuga. Hanyuma agatanga inzoga bita intwererano, aravuga ngo ni ituro, abandi akavuga ni intwererano, ntacyo bitwaye. Hanyuma ikajya mu zindi, kuko intwererano cyangwa ituro ntabwo risogongerwa, ikajya mu zindi. Yamara kugera mu zindi, arongera nyuma akaka umwanya w'ijambo. Abashaka rero kwinjira mu gitaramo nawe akagira ijambo ateruramo, umusaza mukuru, umukwe mukuru. Hanyuma atanyuranyije n'ibyo bateguye, umuryango wo ku mukobwa wateguye, akavunyisha, akagira igitekerezo atanga ku ngingo nyamukuru yari ihari, ariko agashaka uburyo ki asobekamo cyangwa yinjizamo ingingo nyamukuru nawe yamuzinduye, akavuga ko yatumwe n'umuryango. Hanyuma agasaba mbere na mbere
bagatanga inzoga yo kuvugiraho ijambo, bakazana uturahure bakayisogongera, bakumva ko ijambo bakamuha ikaze, akaterura ijambo ry'umuryango, ijambo yatumwe akarivuga, akavuga akasaba umugeni mu misango nyine isanzwe ya Kinyarwanda. Umuryango w'umukobwa ukumva icyifuzo ukagisuzuma, bakareba n'abanahamizi biri mu muryango iwabo, bakagerageza kumutega imitego, akayisimbuka, akayitegura, akisobanura. Hanyuma bakagera igihe bagaha nyirasenge, akamwemerera, akamubwira ko umugeni ahari kandi babemereye gusaba. Iyo bamwemereye gusaba rero urumva ko nyine baba bamwemereye umugeni ariko baba batamumuhaye. Hanyuma hagakurikiraho igice cyiza cyo gutanga inkwano za mbere. Murabizi abari n'isuka, amasuka zakoye ba masenge ba nyogokuru, abanyugukuruza nizo zabatwaye. Isuka rwose akazitanga, bavuga ko rwose ari cyozi cyogera inka, isuka zo guhinga ubwatsi, n'indi igenda mu mbere. Abanza mbogo, hagakurikiraho cyozi cyogera inka, agatanga babyita ngo imashini ariko ni kakuma dukoresha twahira ubwatsi, bakita nta joro ku mushumba. Agatanga ikibumbiro, agatanga igicuba, bakadahira, bakabyemera, ubundi akicara bakamukosha, akabakwera, bamukosha mu buryo bateguye, bakamubaza icyiciro cy'ubudehe arimo, niba yikwije se akabyemera, ubundi bakamukosha, bagaha umwe mu muryango akamukosha, nawe akabakwera. Iyo yemeye inkwano aba agomba kugaragaza uwo yasabiraga, rero agahaguruka. Ntabwo abazanye nabo mu gitaramo, abari hafi aho ngaho bakamutumaho, akaza ari kumwe n'abamugaragiye. Imisaka bakira bisanzwe, bikagenda neza. Uko nyamara kumwakira, bamaze kumenya umusore, umusaza yaje gusabira. Umusaza usangwa mukuru agahaguruka akamwakira, akamuramutsa, hanyuma bakamwereka aho abashyitse, bakamuhamagarira umukobwa rero yaje gusaba. Umukobwa bakamusohora mu bihozo, bamuririmbira. Akaza umusaza usangwa mukuru akamwakira, akamubwira ko igitaramo cyaje kuzamo izindi gahunda z'umusaza waje asaba umugeni, amusabira umusore kanaka. Hanyuma akamubaza niba yemera ko bamutanga, ariko n'ubundi baba bamaze kumutanga byarangiye. Umukobwa akabyemera, nuko agasanga uwo yakunze, bakaramukanya. Hanyuma bagafata amafoto, bagahana impano, bakaziha n'ababyeyi uko babiteguye. Umwanya w'impano ukavaho, hanyuma bakicara bagatuza, tugahamagara abatahira, bakatubwira amazina y'inka. Hanyuma bamara kutubwira amazina y'inka, hakurikiraho kwiyakira no gusangira. Nyuma gusangira no kwiyakira bivuyeho, hakazaho gutebutsa. Umusaza waje gusaba akasaba ko gatanga inzoga y'ikizineko ya ba nyirasenge, hanyuma akazasaba ko bazabashyingira umugeni, bazabahekera umugeni itariki bumvikanyeho, ubundi bagasoza n'isengesho. Igitaramo muri ncamake, muri make, mu magambo avunaguye, nuko doti igenda, nuko gusaba no gukwa bigenda, nuko musaba iyobora, nuko abasaza babinjiramo, nuko igitaramo kigenda, abantu bose bakakigendamo mu buryo bw'umuco, mu mbyino z'umuco, mu muco nyarwanda, nta na kimwe basimbutsemo. Nuko ariko murabizi agace umuco akandi umuco hari aho hagenda habamo impinduka zitandukanye. Umusini wo kubimenya akagenda abafasha kugira ngo bigende neza. Navuganaga rero nagikorana amakoza rwa mukinozi n'ubukombe igenda imbere y'intore yagera ngo akarwana nkaba n'igikake gikwigikano cy'imfizi. Igituza cya ruhogo zambaye ingoma rugaraganda zikotana rwa mucura nkumbi gisasira barakaje mu bigoro usangamira nambara no kubica tangira bakanyifuza. Ndagira ngo mbasangize rero uko dutarama iwacu, uko twabitojwe nuko bigenda. Abashaka kuyobora ibitaramo ngayo nguko niyo imvune imvano, nguko uko bigenda, uko iwacu dutarama. Ubutaha tuzaza tunavuga uko dutarama muri reception cyangwa se ku ruhande rw'umusore iyo baduhekeye umugeni, nabyo tubigiremo mu ncamake. Hanyuma gutanga ibitekerezo n'ukwanyu, inyunganizi n'izanyu. Murakoze muri imfura, munakagira Imana.
murakagwiza muragatunga murakagira ibyo mutanga n'ibyo musigaye. Mwari kumwe nanjye Eugene mwene Siraki, umutaramyi byahamye intore cyane nk'abimbanza mbere imbanza bikorana amakuza umuhungu wa